Inshuti zanjye bene data abantu muhurikira bwa mbere mwese ndabasuje mu izina ry'umwami Yesu Kristo kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese kuko musubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose aho muherereye hirya no mu mpande enye z'isi. Ikaze rero aho tujya kuganira amagambo magufiya ariko arimo ibibazo byinshi. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ese tuzahuza gute ivugabutumwa na komedi? Habwira abaririmbyi abantu bakora umurimo w'ivugabutumwa nti rinda umwambaro wawe. Kubera iki? Nabonye umuhanzi wa gospel yambaye imyenda myiza y'umweru hose. Uyu muhanzi afite ibihangano byiza byahembuye imitima ya benshi kandi bikunzwe. Ku gikundiro yahawe n'Imana hiyongereyeho icy'abantu, ariko igikundiro cy'abantu cyaje kumubera umutego kuko atabaye maso ntarinda imyenda ye yeraga. Igihe kimwe avuye muri concert azana n'umwe mu bakunzi be cyangwa se umufana we. Uyu yari umugabo ukuze w'umunyarwenya, nawe binjirana mu nzu ye. Yamusabye kwiyambura ya myenda myiza yera kuko yari yamuteguriye jeans na t-shirt ngo abe ari byo yambara maze bajyane ahari kubera ibijyanye n'urwenya. Umuhanzi yabanje kwanga, ariko kubera ititiriza ry'uwo musaza byarangiye amwemeje. Nuko uwo muhanzi yiyambura ya myenda yera myiza, yambara iyo pantaro ya jeans n'aga-t-shirt k'amaboko magufi. Barasohokanye maze barajyana. Uwanyerekaga ibyo yararwanya urugamba rukomeye ngo uwo muhanzi ntiyiyambure imyenda ye myiza, ariko uyu muhanzi yemeye gushwa n'umufana yambura ya myenda yera maze barajyana. Icyakurikiyeho cyanteye ubwoba bwinshi ndetse n'agahinda. Ya myenda yiyambuye yaratwawe, ntiyabikiraho yayisize kandi nawe ntiyagarutse. Bene data, twaba tuzi imyenda dukwiye kwambara ko nabonye abanyarwenya bazi imyambaro ijyanye n'umwuga wabo nuko bagerageza gusa n'ibyo bagiye kuvuga. Kandi hari imyenda itakwambarirwa aho bari. Imyenda ivugwa aha ahanini ni imico. Imico myiza n'imibi ntabwo bishobora guhuza. N'ubundi hari ikibazo nibajije. Mbese kugira abakunzi, kugira abafana si byiza? Ni byiza cyane rwose, ariko turasabwa kuba maso kuko inshuti zose zitazanwa n'ibyiza cyangwa se amahoro. Hariho abitwikiriye umwambaro w'urukundo, umwambaro wo gukunda ibikorwa cyangwa se impano y'umuntu, ariko bagamije gusohoza inama mbi. Twige kugira amakenga kuko azatubera umurinzi. Twitoze kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Twirinde gukururwa n'iby'isi kuko ari irari ry'amaso kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Urukundo rw'abakunzi, abafana, ntiruzatume tuyoba ngo duteshuke kukumvira amategeko y'Imana no kuyikorera. Sawuli wari yaratoranijwe n'Imana igihe yatinyaga abantu kandi akabumvira, amaherezo yabaye gupfa yiyahuye. Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 24. Sawuli yabwiye Samweli ati naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe kuko natinya abantu nkabumvira. Sawuli yanze ijambo ry'Uwiteka, Uwiteka nawe aramwanga, yanga akaba umwami w'Abisirayeli. Umwuka w'Uwiteka muvaho asigara ayoborwa na Satani. Uwiteka ntiyongeye kuvugana nawe, haba mu nzozi haba no kunyura mu bahanuzi. Sawuli aterwa ubwoba nuko yari atewe n'abanzi babo kandi abona ko urugamba atazarutsinda. Maze ubwo bari ku rugamba abonye ko rukomeye, asaba umugaragu we bari bajyanye ngo amutere inkota, abanzi be bataramusumira, ariko umugaragu we arabyanga. Mu gice cya 31 ku murongo wa 4 nicyo cyatumye Sawuli yenda inkota ye ayishitaho. Natwe tutabaye maso ngo twirinde, iri ryaba iherezo ry'umuntu wese utumvira Imana akumvira abantu. Umuhanzi wa gospel kugendana n'umukomediye
ntacyo bitwaye. Umukomediye kwiyambura umwambaro we akajyana n'umuvugabutumwa nabyo ntacyo bitwaye, ariko bifite icyo bitwaye umuhanzi wa gospel kwiyambura imyambaro ye yera myiza kugira ngo ajyane n'umunyarwenya, bitewe n'uko ibyo abanyarwenya bari gukora bifite ingaruka ikomeye ku ntekerezo, kandi ibitekerezo bifite uruhare runini ku buzima bw'umuntu. Satani ari gukora ibishoboka byose ngo akure ibitekerezo by'abantu ku Mana, kandi ibi ngibi akeneye abantu bo kumufashamo, ntabwo azabyishoboza wenyine, kugira ngo abone uko abitegeka uko ashaka, kandi ngo ubwenge bw'Imana abusimbuze ubw'abantu. Nabasha kubigeraho rero bizatuma abana b'Imana batandukana nayo. Ikintu kimwe cyadukiza, ikintu rukumbi cyadukiza, ni ukuba amaso dusenga, tukarwanya Satani, tukirinda inzira zose yadutegeramo n'abo yakoresha, ariko kandi tukegera Imana, kuko kwegera Imana bidukiza imitego y'urupfu. Mu byigisho byatambutse twize ko imyambaro ari imico. Ngaho mureke dutekereze gatoya kuri role cyangwa se uruhare rw'umukomediye, umunyarwenya, ariko ugendereye gusetsa abantu. Imico agaragaza cyangwa se imyambaro imuranga, amagambo akoresha, nuko agerageza gusa n'ibyo avuga bitewe n'intego ye, kuko aba agomba gusa n'ibyo akina. Niturangiza dutekereze role y'umuhanzi wa gospel, umuvugabutumwa. Imico cyangwa se imyambaro agaragaza n'amagambo akoresha, nuko nawe agomba gusa n'ibyo avuga. Mbese yemwe ntiharimo itandukaniro hagati y'aba bantu babiri? Kandi twibaze niba abantu babiri bagendana badahuje icyerekezo cyangwa se batasezeranye, kuko icyerekezo cy'umunyarwenya n'icyerekezo cy'umuvugabutumwa, ibyo byerekezo biratandukanye. Igisubizo ni oya, abantu babiri ntabwo bagendana badahuje icyerekezo, batanasezeranye. Ubusanzwe gusetsa cyangwa se guseka si bibi, ariko dukwiye kwibaza, guseka kwaduka, kwamamazwa, kugendereye iki? Njyewe icyo mbabwira ni kimwe, ngo tube maso, kubera ko Satani ari gukoresha komedi kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Umunyabwenge wagerageje byose agasanga ari ubusa, hari icyo yavuze. Mubwiriza igice cya 2 umurongo wa 2, Salomo ati, nibwe mu mutima wanjye nti henga nkugerageresha ibyishimo, nukwishimira kugubwa neza, maze mbona ko nabyo ari ubusa. Navuze ibyo guseka nti ni ubusazi, n'iby'ibitwenge nti bimaze iki? Akomeza mu gice cya 7 umurongo wa 6 avuga ati, kuko guseka k'umupfapfa kumeze nk'amahwa aturagurikira munsi y'inkono, ibyo nabyo ni ubusa. Imigani igice cya 14 umurongo wa 13 ati, naho umupfapfa aseka mu mutima we harimo agahinda, kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Waba ukunda guseka? Waba ukunda gusetswa n'abanyarwenya? Tinda kuri aya magambo. Nshuti bene data, gusetsa ni byiza, kandi Bibiliya yivuga mu Migani igice cya 17 umurongo wa 22 ngo, umutima unezerewe ni umuti mwiza. Nyamara benshi bari kubikoresha mu buryo bwo kwentatona abantu. Umunezero uri gushakirwa ahatariho, maze nyuma yaho bigakurikirwa no gushavura, kubera ko umunezero w'isi ari uw'akanya gato. Urwenya ni akazi gahemba nk'utundi. Ibishoboka byose, ibyo abanyarwenya basabwa byose byakorwa kugira ngo akazi kabo kagende neza. Ibi kandi byageze mu basenga. Mwabonye ukuntu ibintu byaduka n'ibikorwa bigitangizwa bikenera abo kubyamamaza kugira ngo bimenywe? Niko n'abanyarwenya bavuga ko basenga bakeneye abo kubamamaza kugira ngo bamenywe. Aho turi kubona abahanzi bakomeye kandi bakunzwe bahamagarira abantu kujya ahazabera urwenya, ku banyarwenya basenga bataramenyekana kugira ngo nabo bamenywe. Narebye komedi imwe, ariko ngira umubabaro. Numvishe amagambo y'urukozasoni arimo, imyambarire n'inyifato by'abo bantu bavuga ko basenga, ariko kandi nibaza nibi bikurikira. Mbese umuhungu cyangwa umukobwa gukina yigize umugore,
yitwara nk'umugore, yambaye imyenda y'umugore, n'iki byungura abamureba n'abamwumva? Byaba bituma rero akina irushaho gusobanukira neza abantu kuruta uko yari kuza ari we. Ko ahubwo nabonye bishyigikira abatinganyi kandi bikigisha abantu kugira inyifato idakwiye abana b'Imana, ndetse iganisha no kwirari ry'ubusambanyi. Bamwe mu babireba babyumva babasha kumva ko kwitwara nk'abagore, kwambara nk'abo ntacyo bitwaye, ariko Imana ishimwe ko nabonye n'abake babyamaganiye kure bakavuga ko bidakwiriye. Uwiteka abahe umugisha. Hariho kandi ubusobanuro buvugwa ngo ni uburyo bwo gutanga mesaje, iyo nyifato n'iyo myambarire. Ariko nkibaza nanone, ese kuki iyi mesaje itatangwa n'umukobwa cyangwa se umugore? Kuki umusore? Kubera iki umugabo? Hakinwa imikino myinshi, ariko nta n'umwe nabonye uguhesha Imana icyubahiro, ahubwo nabonye ariyo kubahesha icyubahiro ubwabo ndetse bakaronka n'ubutunzi. Uwiteka tabara, Uwiteka babarira abana bawe. Gusetsa nubwo ari byiza, ariko byahindutse urushundura abana b'Imana bari gufatirwamo. Kandi nk'uko umuhanzi watwawe n'umusaza w'umunyarwenya atagarutse, niko n'abandi bari kujyanwa bashobora kutagaruka. None rero tube maso, dusenge kandi twirinde kugira ngo bitazatubera umutego, amaherezo akaba kurimbuka. Nenda kugana ku musozo, mbibarize bakinnyi ba komedi musenga ko umwami wacu Yesu Kristo azaza igihe tutazi, kandi dusabwa guhora twiteguye. Mbese aje muri kuri stage, yabajyana nawe bateze amatwi? Yasanga imitima yanyuhuje, cyangwa mwagira ubwoba mugahunga ubwiza bwe muri cya gihe mwumvishe ngo araje? Baririmbye mushyigikiye abakomediye n'abandi musenga mwese, mutubwiriza ibya Yesu. Dukunda kuvuga kenshi ibya Yesu, ibya Daniyeli, Mose, Eliya, Pawulo na Yobu. Mureke namwe mbibarize, mbese aba bagabo iyo baba bakiriho bari kwifatanya n'abanyarwenya ngo bashyigikire ibikorwa byabo bituma intekerezo z'abantu zijya kure y'Imana? Mbese Yesu we cyitegererezo cyacu, uwavuze muri Mariko igice cya 1:14 ati, igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Yari guhindura imvugo agahamagarira abamwumva kwitabira ibitaramo by'abanyarwenya no kujya gushyigikira imikino yabo ituma ibitekerezo by'ababumva biva ku Mana bikajya mu isi. Twihane. Nabonye Mbonyi Israel, mbona Aline Gahongayire, mbona na Serge n'abandi batumira abantu kujya kureba Zubi Comedy. Ese tuzahuza gute ivugabutumwa n'urwenya cyangwa se komedi nk'abakunzi banyu? Cyangwa se no kwitabira ubutumire bwanyu aho mwakora amakoncert, tukaza tukumva ubutumwa mutambutsa mu ndirimbo, byarangira tukitabira n'irarika ryo kujya kureba urwenya. None se si ukuvanga ukuri n'ibinyoma ari byo Babuloni? Bene data, umurimo mukora wo kuvuga ubutumwa mu ndirimbo, mwibuke ko Satani yabanje kuwukora mbere, ariko kandi atacyemerewe kuwukora. Kubw'ibyo hanejejwe nuko namwe muwukora. Mube maso, nibwo muzabasha gucika imitego ye. Nabonye kandi abantu bavuga ko bafite urukundo, bagerageza guhuza abantu bose, abasenga n'abadasenga, ariko twitonde kuko muri ubu buryo hari kwinjizwa ibigirwamana Imana yanga urunuka, kandi ni umutego urimbura kuri benshi bazirara. Icyampa ngo twe kwirara. Twibuke kandi tuzirikane ibyo twize kuri Babuloni. Babuloni ni uruvange rw'amadini asenga Imana, ariko akavanga ukuri kwayo n'ibinyoma bya Satani. Tube maso kuko ukuri n'ibinyoma bya Satani biri kuvangwa mu kugerageza guhuza abantu bose, mu gutanga imfashanyo cyangwa impano, no mu kuzamura impano za benshi. Bigakorwa mu izina rya Yesu kugira ngo byemerwe, ariko uyu ntabwo ari Yesu Kristo uvugwa, ahubwo ni uwo kuyobya abantu. Mbese impano z'umwuka wera n'impano za kamere byahuza bite kandi bizirana? Abakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 20 haratubwira ngo, bene data ntimube bato ku bwenge, ahubwo mube abana b'impinja ku bibi, ariko ku bwenge mube bakuru.
Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 hakatubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imigani igice cya 8 umurongo wa 13 akavuga ngo kubaha Uwiteka no kwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi, n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Ubwenge bwo muri Yesu ni ubwenge bushingiye ku gukunda icyiza ukanga ikibi, kandi icyiza ni Imana yise cyiza, n'ikibi ni Imana yise kibi. Gushaka kugira cyiza Imana yise kibi rero ntibishoboka, kuko birivuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Aya magambo ari mu Migani igice cya 21 umurongo wa 30. Ijambo ry'Imana rikatubwira mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 29 ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Kandi umubwiriza nawe akavuga ngo iherezo ry'ikintu riruta intangiriro yacyo. Mariko igice cya 19 umurongo wa 31 akatubwira ngo ariko benshi b'imbere bazaba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba b'imbere. Twite ku iherezo ryacu. Umuntu wese yatangira urugendo ariko ntiyarusohoza. Umuntu wese uvuga izina ry'Imana ave mu bidatunganye. Ndabinginze ngo turinde imyambaro yacu, ntitwemere ko iguranwa indi. Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 15 haravuga ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Uwiteka abahe umugisha. Ndabakunda mwese.